Uraho neza. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu 10 ugomba guhisha umukobwa uri gutereta. Icyambere kiratangaje ndetse n'ikinasanzwe cyane. Niba uri umuhungu uri mu rukundo cyangwa uri mu nzira yo gutereta umukobwa, ibi ngiye kukubwira birakureba cyane. Burya hari ibintu 10 utagomba na rimwe kumubwira cyangwa se ngo ube wabimwereka, kuko nibiramuka bikuvuyeho bizahindura uko gutekerezaho burundu. Waba wayigeze se wibaza impamvu umukobwa yakubwiraga ko agukunda ariko nyuma akagenda nkaho ntacyo mwigeze mugirana? Reka tuganire kuri ibyo ngibyo. Ikintu kiza ku mwanya wa 10 burya udakwiye kubwira umukobwa mukundana ni ukumubwira ibyo abakobwa wakundanye nabo. Nta kintu burya gikurura ishyari ku mukobwa nko kumubwira amazina cyangwa amateka y'abakobwa amwigeze gukundana. Umukobwa wese aba ashaka kumva ko ari we wenyine, niyo byaba mu by'ukuri atari byo, ariko ibi ngibi ugomba kubyubahiriza. Uko ugaragaza ko hari abandi bigeze kugira umwanya nk'uwo afite mu buzima bwawe, bituma yumva mu by'ukuri nta kidasanzwe kuba byitwa ko umufite, bikaba byanatuma gusuzugura. Kumubwira ibya ex wawe ibijye bibibanga ryawe, bityo rwose wirinde kuba wabimubwira. Ikindi kintu cya 9 ugomba kwirinda kubwira umukobwa by'umwihariko kuri gutereta ni ukwerekana ko ufite umushahara muto cyangwa ubukene bwinshi. Burya nta mukobwa ukunda umukene, usibye ko no mu buzima busanzwe byagorana kukubona wakunze umuntu w'umukene. Burya umukobwa wese akunda umugabo ufite icyerekezo, nubwo yaba ataragera aho ashaka ngo abashe gushyira mu bikorwa intego ze zose. Ntibivuze rero ko ugomba kubeshya, ariko ntugomba kwigaragaza nk'uwatakaye wa wundi wasigajwe inyuma n'amateka. Ahangaho ugomba kumenya kuvuga intego zawe uko uzabigeraho, bitari byo kuvuga mu by'ukuri ibintu uri kubihimba cyangwa se ngo ube wavuga ibintu bidafite agaciro. Ikindi kintu cya 8 nanone ugomba kwirinda kubwira uyu mukobwa uri gutereta, ugomba kwirinda kumubwira ibyo mu by'ukuri ibiri buze gutuma ayumva yishimye cyane mu buryo buri sexual, cyangwa se kuvuga bya biganiro bishobora kugaragaza irari ryinshi. Ibi ngibi akenshi bigaragaza ko wibanda ku mubiri gusa aho kuba umukundira umutima ndetse n'ibindi bintu byinshi ashobora kugufasha mu buzima bitandukanye no kuba mwaryamana. Burya umukobwa wese aba ashaka ibintu byo kuramba, rwose ntago aba ashaka ibintu abiza nyine bimukoraho gutyo gusa, dore ko abantu b'abana bimubwiye baba ari benshi. Amagambo meza nibyo barayakunda, ariko amagambo menshi ku buryo ashobora kugaragaza irari ni amagambo rwose batishimira cyane. Niyo mpamvu niba uri umuhungu ugomba kumenya igihe cyo kumubwira amagambo meza, ariko ukagira n'igihe cyo kugira ngo mwubake intego zifatika zitandukanye n'ibiganiro bya sexual talks, cyangwa se bigaruka ku buryo nyine bishobora kuba byanabashora mu bikorwa mwembi mushobora kuba mutateguye ndetse ngo mubitekerezeho neza. Ahangaho umuhungu wiyubashye ahora avuga ibitekerezo bifite intego, atari ibyo ku buriri gusa. Ikindi kintu cya 7 ugomba kwirinda kubwira uyu mukobwa uri gutereta, ugomba mu by'ukuri kwirinda kumwereka ko ufite umujinya cyangwa se waba ufite inzika n'abandi bantu batandukanye. Iyo umukobwa abonye ko urakarira ibintu byose cyangwa se mu by'ukuri ugira ishyari ridafite impamvu, yumva atari ahantu heza. Abakobwa bakunda umutekano mu mutima, ntabwo ari intambara y'amagambo. Itegereze rero wicecekere, utazaba wa wundi atinya, ahubwo mu by'ukuri azajya kugiramo icyizere ndetse akwigireho byinshi. Ikindi kintu cya 6 burya ugomba kwirinda kubwira umukobwa ni ukwirinda kumubwira ibanga ryawe ry'ingorane zawe cyangwa se ibihe bidasanzwe wigeze kunyuramo. Burya nta mukobwa ushaka guhura n'umuhungu umubwira ibintu byose, by'umwihariko akamubwira ngo narakundaga, barampemukiye, mu by'ukuri ubuzima bwarangoye. Oya, ibyo bibazo bigira ibyawe, bityo rwose unabimuharire wenda azabiganirizwe n'abandi, ariko mu by'ukuri wowe wirinde guhita ubimubwira ako kanya mutarabanza guhuza umutima, bityo ngo yinjire mu buzima bwawe, kuko wenda nk'iyo mumaze kubana icyo gihe byagira ishingiro, kuko nyine aba akeneye kukumenya ndetse nawe ukamumenya birushijeho, kuko nabyo bishobora kubafasha mu by'ukuri mu buryo mubanye. Umwe akaba yamenya ngo uyu yakomotse aha, uyu nguyu afite amateka ya n'aya, bityo mukamenya uburyo ki nyine umwe agenda afata undi, iki gihe ho byagira umumaro. Ariko mu gihe uri kumutereta ntabwo ari byiza kugira ngo ibi byose uhita utangira ubive umuzi n'umuzingo. Ikindi kintu kiza ku mwanya wa 5 uburya ni ukugaragaza ko utifitiye icyizere. Ibi nabyo ugomba kubishyira ku ruhande, bityo ukanabimuhisha. Burya umukobwa ashobora kugukunda ku maso, ariko icyizere cyawe kimutera gukomeza kukwizera. Iyo atangiye kubona wibaza niba yakwemerera cyangwa se mu by'ukuri niba umukwiriye, ahita gutakariza agaciro. Ahangaha hari abahungu bagenda bakagira gutya, ugasanga yirirwa abwira umukobwa ati ubundi subwo mu by'ukuri wanyemera.
ubundi se njye mbona rwose abasore wemera abasa naho baba batameze nkanjye. Iki gihe bigaragaza kwishidikanyaho, bityo nawe akaba yagutakariza icyizere, kuko mu by'ukuri arongera agatekereza akavuga ati koko niba abona atankwiriye, wa mugani koko nta nubwo ankwiriye. Ahangaha ugomba guhagarara nk'umugabo ukavuga mu ijwi rizima, ntukibwire ko mu by'ukuri ari wowe utoroshye, ahubwo ujye wishyiramo icyizere ndetse wumve ko uri umuntu udasanzwe, ariko kandi bigendane n'ukuri, uvuga ibintu nyine ubona bishobora gushoboka kandi koko biri mu kuri. Ikindi kintu cya kane ugomba kwirinda kubwira umukobwa cyangwa se mu by'ukuri ukwiriye kuba wamuhisha, ni ukwerekana ibyo ukora byose ku mbuga nkoranyambaga. Hari abahungu buri kintu bagira rwose bagishyira kuri stati zabo. Urugero ahangaha ugasanga niba mwasohokanye wahise ushyiraho amafoto uri kumwe nawe by'umwihariko, cyangwa niba ugiye no kumusura ugahita wandika upostinga uti ngiye kujya kumureba, cyangwa se buri segonda ukamupostinga uvuga ngo ndamukunda. Ibyo byose ntabwo ari ngombwa mu rukundo, iki ngiki ugomba kukimenya. Burya abagore bakunda ibintu bifite mystery cyangwa se bifite igice cy'ibanga, bityo igice cy'ubuzima bwawe gikwiriye kuba ikibanga. Ibi bizatuma abakobwa by'umwihariko bagukunda mukomeza kurambana kandi ibintu byose bigakomeza kugenda neza. Ikindi kintu kiza ku mwanya wa gatatu ugomba kwirinda ndetse ukanagira ibanga cyane mu rukundo mu gihe uri gutereta umukobwa, ni ukumwereka ko umuha agaciro karenze. Burya iyo umukobwa abona ko wamutayeho umutima wawe wose ukabura icyerekezo, ahita atakaza agaciro kawe. Ni mu buryo bwa psychology, umuntu aguha agaciro bitewe n'uko nawe abona wiyubaha. Komeza umwereke urukundo ariko ufite aho uhagaze, atari ukugira ngo abe umutima wawe wose. Ahangaha ugomba kumukunda mu rugero, ukirinda kumwereka ko naramuka abuze mu buzima bwawe ibintu byose bizaba birangiye, ndetse ukamwereka yuko rimwe na rimwe nubwo yaba atari mu buzima bwawe, ubuzima bushoboka kandi wakomeza kubaho nk'umuntu uhagaze neza ndetse w'igihangange. Ikindi kintu kiza ku mwanya wa kabiri ugomba kwirinda kwereka umukobwa mu gihe uri kumutereta, ni ukwerekana ko uri umugabo ushaka byihuse cyangwa se ufite huti huti. Burya abakobwa benshi bakunda kubanza kumva rwose bikazakomeza by'igihe gito, bityo biratinda bikarangira bakumvisemo icyizere. Hari abahungu benshi bakundana n'abakobwa ariko ugasanga ikintu cyose ni uguhita barasa ku ntego, ariko ibi ngibi ntabwo rwose biba ari ikintu cyiza cyane mu rukundo. Burya iyo ugaragaje ko ushaka relationship cyangwa se ukeneye kuba wajya mu rukundo n'umuntu ako kanya, hari igihe ahita akubona by'umwihariko nk'umuntu udatekereza neza. Ahangaha ugomba gutega amatwi ukamenya igihe cyiza cyo kuvuga, ukamubwira mu by'ukuri ko umukunda ariko atari ibintu byihutiwe cyane. Ikindi kintu mu by'ukuri kigomba kuza ku mwanya wa mbere mu bintu utagomba kubwira umukobwa ako kanya, ndetse ukwiriye no kugira ibanga mu buzima bwawe mu gihe uri kumutereta, ni ukumubwira ibyo utabashije gukorera abandi bakobwa. Urugero ushobora kumubwira ati nka nigeze kumukunda ariko sinigeze mbimubwira, nari mfite undi ariko sinigeze murwanirira. Ibi bintu rwose ushobora kubimubwira bugacya atongera no gufata telefone yawe. Ibyo byose bituma kubona nk'udafite icyemezo ndetse akakubona nk'umuntu udafite gahunda, kandi umukobwa burya aba ashaka kumva ko witeguye kurwana ku byo wemera, bitari byo gutakaza amahirwe nk'uwigeze kubikora mbere. Birashoboka ko rero hari kimwe muri ibi ngibi byose ushobora kuba wibonyeho. Ibi ntabwo nabivuze kugira ngo biguce intege, ahubwo nabivuze kugira ngo bitume wikosora, kuko gutereta ntabwo ari amagambo, ahubwo ni uburyo ubyitwaramo. Urukundo rw'ukuri rutangira igihe wowe ubwawe wubashye ubuzima bwawe. Naho wowe se niki mu byo twavuze byose wabonye wigeze gukora? Tanga igitekerezo cyawe hasi maze usubire muri video ubashe kugenzura neza buri kimwe cyose, urebe ko nta cyaguteranya n'umukunzi wawe. Ibiganiro byiza bidasanzwe ubikurikira kuri Press TV, bityo bikagufasha kubaho mu buzima bwiza kandi butekanye, aho tukubwira ngo buri kintu cyose tuvuga kiba gifite isomo kandi buri jambo ryacu ryose rigira agaciro. Iyo ni NB Package. Ndagushimiye kuba wakomeje kubana nanjye, Imana ikumpera umugisha.